Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 26 muri ya gahunda yacu yo gushima nk'uko bisanzwe. Rero uyu munsi isomo ry'uyu munsi ndarikunze cyane. Uyu munsi turarebera hamwe ukuntu twafata amakosa yacu tukayahinduramo imigisha. Dufate ibikomere byacu tubihinduremo imigisha. Ni gute rero? Murabizi nyine ni kamere muntu turakosa buri gihe, buri munsi tugwa mu makosa, yaba ikosa ritoya ryaba ikosa rinini. Aho kugira ngo ayo makosa ajye duherana, reka tujye tuyafata tuyahinduremo amashimwe, tuyafate turebe ibyo ayo makosa atwigishije, icyo dukuye muri ayo makosa, bityo bizajya biturinda kongera gukomeza kugwa mu makosa. Ngira ngo amakosa ntabwo ari mabi, ikibazo no kuyasubiramo. Reka wenda nk'urugero ku mwana mutoya, iyo umwana yiga kuvuga akavuga nabi, ariko ntubitinda kuko ubuzi ko niko ari kwiga nyine. Muri ayo makosa yazagenda yimenyereza, agere afate uko bavuga. Ari kwiga gutwara igare, aragwa ariko nturi bumukubita ati kuki uguye. Uzi ko neza arimo yiga, mu minsi mike yazaba yamenye neza gutwara igare. Iyo ari kwiga kwandika, akandika nabi, ariko icyo gihe ntabwo tubitindaho rwose, ko tuba tuzi ko muri ayo makosa ari gukora mu kwandika ari kwigira kwandika. Abantu bakuru rero noneho iyo tumaze gukura icyo uko tumeze, twebwe noneho kugira ngo dufate ya masomo ya makosa twakoze tuyahinduremo ibyiza, turebe icyo icyiza adusigiye, turebe isomo adusigiye, aho gusanga amakosa twakoze tuyasunikira ku bandi. Iyo rero umuntu ameze gutyo, iyo ufashe amakosa yawe ukayasunikira ku bandi, abandi akaba nyirabayazana, burya ntabwo uzikosora. Rya kosa byanze bikunze uzarisubiramo, kuko ntabwo uri burebe uvuga ngo uruhare rwanjye ni uruhe muri iri kosa, ni gute ntashobora kuzongera kurisubiramo. Hari urugero rwiza umwanditsi w'aka gatabo yatanze, aho avuga ati umuntu wenda ari mu muhanda, urimo uragenda ku muvuduko urenze, polisi iraguhagaritse iguciye amande. Aho kugira ngo wumve ikosa wakoze ko wagendaga ku muvuduko urenze, aho utangiye kuvuga kubera iki polisi yari yihishe mu bihuru, kubera iki yantunze kamera, kubera iki yari iri ahantu yihishe kamera sinayibonye, niyo mpamvu bampannye. Aho kugira ngo wumve byibuze ati nanjye uyu muvuduko nagenderagaho se undi nari nasazi nagendera gutya, sinabonaga ko n'ubuzima bwanjye bushobora kuhatakarira. Byibuze ngo utangire ushima ati ndashima polisi ahubwo kuba ingabanirije umuvuduko, kuba intangiriye hafi, nkaba ngeze iyo njya amahoro. Noneho bityo na ya mpamvu yatange wishimye, uvuga ati ubutaha rwose ntabwo ibintu bizongera kumbaho, sinzi nanjye ibyo narindi. Tuzi neza ko umuvuduko rwose ari nyirabayazana y'impanuka. Bazi uri kugenda gutyo mu nzira muri 2, 3, 4, n'abaza bagusanga ariko bagenda, byanze bikunze nta polisi mu nzira, impanuka zaba nyinshi. Rero kugira ngo tunenge polisi, uwo muntu wo gutwara ku muvuduko wo hejuru, amakosa yakubite kuri polisi ko yari yihishe, ahubwo fata ya makosa yawe na bya bihano baguciye ukuremo isomo, uvuga ati byibuze ubutaha nzamenya uko nitwararika. Icyo gihe ntabwo uzongera rwose kugendera ku muvuduko wo hejuru. Ariko niba uhise ukubita ikosa ryawe kuri polisi, ubutaha uzongera ugendere hejuru, uvuga ati noneho hano ntibahari, reka nirukanke, kuko ntabwo wamenya uruhare rwawe, ntabwo wamenya ikosa ryawe ngo rikuremo amasomo. Urundi rugero, yenda hari ukuntu ushobora gukunda umuntu pe ukamukunda utazi uwo ari we, buhumyi nyine, kwa kundi bavuga ngo urukundo ni impumyi, mu minsi mike akaba araguhindutse. Aho kugira ngo uvuge kubera iki iriya muntu namukunze, kubera iki ibi n'ibi, kubera icyo angize gutya, ahubwo uvuga ati byibuze mbonye isomo ko uyu muntu, mbonye uburyo ubutaha nzajya nitwara ku bantu. Icyo gihe uzajya ukunda none basi ushyiremo akantu uvuga ati nanyihinduka, nzi ko abantu ari uko bameze, ntabwo bizambabaza bigeze ahangaha. N'ibindi byose, amakosa yose ntitugayasuke ku bandi, ahubwo tujye tureba uruhare rwacu, cyangwa se turebe amasomo tubikuyemo, bityo bizajya bituzanira imigisha myinshi, kuko aya makosa ntituzayasubiramo. Uko rero ukomeze ufata iryo kosa ukarisunika ku bandi, bizongera bikorere ayandi mu makosa. Rero nk'uko bisanzwe, reka uyu munsi dukomeze dushima Imana kuri bya bintu 10, ujye uvuga buri kintu kimwe n'impamvu gishimira Imana, kuko ibyo dushima ni byinshi. Mbere yo kuryama naho rero nta kuryama rwose tudasenze ngo dushimire Imana ku byiza byatubayeho
uyu munsi. Dusubiye rero ku isomo ry'uyu munsi, urebe ikosa waba warakoze mu minsi yahise cyangwa se ryakubabaje, waguyemo rwose rikakubabaza, cyangwa se unarimo no muri iyi minsi, noneho ureba amasomo ushobora gukura muri iryo kosa. Urebe icyo bikwigishije ku buzima, noneho aho ngaho uzahita ufata n'ingamba zo kutazongera kugwa muri iryo kosa. Ngaho rero ndabakunda, reka ndekere aha ngaha, naheje ku munsi wa 27. Ntusige wibagirwe gukora subscribe, noneho ukore na share ku nshuti zawe, nazo zize dukomeze dufatanye uru rugendo. Imana ikomeze ibarinde.